Bayi ikaze mwese bene data, inshuti zacu, abakunzi bacu, dufatanya ijambo ry'Imana, dufatanya ijambo ry'umunsi hano kuri Pure Gold TV, uyu munsi wo kuwa gatatu itariki ya 23 z'ukwa kane 2025, n'undi munsi mwiza cyane Imana itwongereyeho kugira ngo turebere hamwe ikitwigisha, cyane cyane turakomeza tureba ibintu byabaye igihe Yesu yazukaga. Habaye ibintu byinshi, ejo twarebye ukuntu habaye igishyitsi gikomeye cyane, marayika wo mu ijuru amanutse afite ubwiza, yambaye imyenda myiza, asa neza, aje gukuraho cya gitare. Bari bafungishije abasirikare barinze imva ya Yesu, bavuga ati nta muntu ushobora gukoraho, turebe uwo muntu wigize Imana ko ari buzuke. Icyo cyabaye ikintu gikomeye cyane cyabaye ejo twabonye. Marayika ahahurira n'abadamu ba Mariya babiri, Mariya Magadalena n'undi Mariya, baje kureba umurambo wa Yesu kuko bakundaga Yesu cyane. Ibyo ni ibintu byabaye muri icyo gihe cyo kuzuka kwa Yesu. Uyu munsi turakomeza tureba nk'igice cya kabiri, ndetse wenda tunasoreza hano tureba ikindi kintu cyabaye, ndetse ibintu bibiri by'ingenzi tugomba kureba. Marayika icyo gihe yabwiye abo badamu babiri ati Yesu ntabwo ari hano, ahubwo yazutse. Aravuga ati nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azabanziriza kujya i Galilaya. Yesu Kristo yazutse ni muzima, azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo i Galilaya niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Marayika yarababwiye, yarabizi, yarabyemeje. Noneho abadamu baragiye bajya mu gituro kwirebera, baravuga ati reka tujye kureba. Baragenda barareba koko basanga nta murambo urimo, yarangije kuzuka. Cyari igitangaza gikomeye cyane. Tekereza kugira umuntu akubwira ati umuntu yazutse. Bari babibonye ko yapfuye, umurambo barawubonye, barangije bumva inkuru nziza ko yazutse, bajya no kwirebera. Ari nkawe wabyifata muti? Bagiye kwirebera barasanga nta muntu urimo. Ku murongo wa 8 kuri iki gice n'ubundi tukiriho nk'uko ejo twabibonye, igice cya 28 mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Bavuye muri cya gituro vuba ngo bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi. Hari ukuntu uba ufite ubwoba ariko harimo n'ibinezaneza byinshi. Aravuga ati ibi ni ibiki byabaye? Nibyo koko umwami wacu yazutse. Bagize ikintu cy'icyoba ariko bafite n'ibinezaneza byinshi. Birukanka bajya kubibwira abigishwa ba Yesu. Barirukanse vuba cyane, barirukanse ntabwo bahagaze. Iyi ni inkuru nziza cyane bumvise, iteye ubwoba ariko kandi iteye ibinezaneza. Barayirukankana bajya kubwira abigishwa be nk'uko marayika ababwiye. Barirukankana, birukankana inkuru nziza. Mwene data, hanagira ngo tuhaceho akarongo tuhatekerezeho. Inkuru nziza yo kuzuka kwa Yesu urimo kumva uyu munsi wa none, ni ukuri urayifata ute? Urayibwira abantu ute? Uku kunesha urupfu urumva ubifata ute? Urabipima ute ku giti cyawe? Urumva bifite uburemere bungana bute? Urumva ugiye kwirukankana iyi nkuru ukayibwira umuryango wawe, ukayibwira abaturanyi bawe, ukayibwira abo mukorana, ukayibwira ba bandi bari kuri kontakiti yawe kuri WhatsApp, kavuga uti numvise inkuru nziza yuko Yesu yazutse. Uti ni inkuru nziza mbazaniye. Abadamu bagiye n'ibinezaneza byinshi, nubwo bari bafite ikintu cy'icyoba ariko baranezerewe. Ati ntabwo tubyumva, wenda harimo n'akabazo kuko umuntu ari umuntu. Ati ntabwo byumvikana. Urumva ikintu gishobora kuba nk'umuntu wawe wakundaga cyane, ukumva ngo yapfuye mu kanya gato ngo yazutse. Wabifata ute? Aho yibaze. Nabo rero baragiye bajya kubibwira intumwa za Yesu bati mwari muzi n'ibindi, Yesu yazutse. Yesu yazutse. Icyo ntabwo bamwe nta nubwo babyemeye. Uwitwa Thomas yaravuze ati ngenda byemera ari uko mbyiboneye, niboneye na za nkovu. Yesu yarazimweretse. Iyo ni inkuru abasoma Bibiliya tuzi cyane. Ariko aho nshaka kugaruka hano ni ukuntu aba badamu
bakundaga Yesu cyane aribo babaye abevangelisite ba mbere mu kuzuka kwa Yesu. Nibo babaye abajyana inkuru nziza yo kuzuka kwa Yesu, inkuru nziza yo kunesha. Ubutumwa bwiza barabujyana bashyira intumwa za Yesu. Babaye abevangelisite ba mbere Yesu amaze kuzuka. Ntabwo ari ukwibanda kuvuga ngo abadamu ni uko byagenze, ariko bene da, reka dutware inkuru nziza, reka tube aba mbere uyu munsi wa none wo kuvuga inkuru nziza. Ese kuki tuvuga inkuru mbi? Hari abantu birukankana inkuru mbi, hari abantu bajya bumva inkuru itanejeje bakayirukankana, bati sijya ubona bukeye ngo nyikwize kuri WhatsApp, kuri YouTube, ugasanga barashyiraho ibintu bibi bitubaka abantu, bitarimo kunesha, bitarimo gufasha abandi. Ariko inkuru nziza yo kunesha, inkuru nziza y'uko Yesu yazutse, y'uko umwami wacu Yesu Kristo yazutse, yanesheje urupfu, yatsinze urupfu, ntabwo tuyivuga. Ahubwo usanga abantu bihutira kuvuga ibibi, bihutira gusebanya, bihutira kuvuga abandi, bihutira gushyushya inkuru bumvise, kanaka yagize atya, kanaka yagize atya. Ugasanga icyo kintu cyo gushyushya inkuru mbi nicyo abantu bihutira. Uyu munsi wa none nagira ngo nongere mbega nsa nkaho nkwankuraja, cyangwa se mvuga nti reka dufatanye kwamamaza inkuru nziza y'agakiza. Urubyiruko rukeneye kumva inkuru nziza y'agakiza. Abadamu hagati yacu dukeneye kumva inkuru nziza y'agakiza, kumva kunesha kwa Yesu. Ntabwo dukeneye kumva ibicantege, inkuru zabaye kuri mugenzi wawe mbi zitashimishije, ahubwo dukeneye kumva inkuru nziza y'agakiza, kumva kuzuka kwa Yesu, kunesha kwa Yesu. Niyo mpamvu marayika yababwiye ati nimwihute vuba mujyane iyi nkuru nziza yo kuzuka kwa Yesu, mubwire abigishwa ba Yesu ibyabaye. Barirutse vuba bajyana inkuru nziza yo kunesha. Amena. Nanjye nawe reka twihute vuba iyi nkuru nziza turimo kwamamaza kuzuka kwa Yesu ya Pasika, dukomeze tuyivuge. Niyo mpamvu nkunda Pasika, nuko nkunda kuzuka kwa Yesu kuko yanesheje. Ibyo bituma nishima cyane, ndetse numva umunezero mwinshi nk'abadamu, numva nsetse, numva smile, mbona smile kuri jye, nkumva ndanezerewe, mfite ibinezaneza byinshi byo kumenya ko Yesu Kristo yatsinze urupfu, agatsinda Satani, kandi ko yazutse kugira ngo natwe atubere imfura yo kuzuka. Umunsi umwe tuzava muri uyu mubiri dupfe rwose, ariko abakristo ntabwo tuzapfa, tuzaba dusinziriye, kandi nagaruka tuzazuka. Yatubereye imfura yo kuzuka. Nubwo hari abandi Yesu Kristo yazuye akiri hano mu isi, hari n'abandi tujya twumva ngo bazutse, ariko ngo barongera bagapfa pe. Ariko Yesu we yarapfuye arazuka, ntabwo yongeye gupfa, aracyariho, ni muzima n'uyu munsi wa none. Amena. Reka nsoze tureba ikindi kintu cyabaye kuri ba basirikare, bari barinze Yesu. Turebe ikintu cyababayeho gitangaje, maze dusorezaho. Ba badamu bakigenda, noneho bamaze kugenda bagiye kubwira abigishwa inkuru nziza yo kuzuka kwa Yesu, bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bamwe muri ba barinzi, bamwe muri ba basirikare bari barinze imva ya Yesu, babonye byose, babonye marayika bakamera nk'abapfuye, babonye kuzuka kwa Yesu, babonye abadamu, babonye byose byahabereye. Baragiye babwira abatambyi bakuru ibyo byose byabaye. Muri babandi bose bicishije Yesu, abo batambyi bari abanzi ba Yesu, nibo basunikaga abantu ngo nibamubambe, nibakora ibi, bogezaga mbese abo bose babambaga Yesu, bamwishe urupfu rubi rw'agashinyaguro. Noneho ku murongo wa 12 wumva ikintu cyabaye icyo gihe. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama. Baraterana bakora inama ikomeye cyane. Ako kanya nabo ndumva ko bagize ubwoba, bajya inama, kuko baravuga ati arabeshya, ntabwo Yesu ari buzuke, byarangiye n'Imana kibamupinze. Ariko bamaze kumva inkuru ko yazutse, yatsinze urupfu, ngo bajya inama,
bagurira abasirikare ifeza nyinshi, babaha ruswa, babaha amafaranga menshi, babaha ifeza nyinshi cyane, amadolari menshi cyangwa se amapawundi menshi, amafaranga afite agaciro, ifeza nyinshi. Bati mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye, mujye mubeshya, mubeshye muvuge muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Umva icyo kintu kindi cyabaye, niba utari ukizi iki kintu cyarabaye, bagize ikimwaro, baramwaye, bati nimubeshye. Abapagane baramwara, abapagane bakorera Satani iteka bahora mu kimwaro, kuko baratsinzwe. Nta gutsinda k'umunyabyaha, baratsinzwe, barijya mu kubeshya, nta kindi. Iteka umujura cyangwa umwicanyi, igihe kizagera mware, igihe kizagera ukuri kuboneke, abura uhajya usanga aramwaramwara, arabeshya. Umutegeka naramuka abyumvise, umuntu wacu udutegeka naramuka abyumvise, umukuru wacu naramuka abyumvise, tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba. Urumva bari mu giherahero, bari mu kimwaro, bari babuze uko babigenza. Ayiwe, ni ukuvuga ngo aha naho twebwe abana b'Imana twahigira tukamenya ko ubugambanyi, ubwicanyi, icyaha, ibyo ari byo byose kigira ingaruka mbi, ingaruka zo kubeshya, ingaruka zo kumwara, ingaruka zo kubura uko wabigenza, ingaruka zo gutanga izo za ruswa ngo tubeshye tubone uko twikiza. Aho ntabwo turiyo. Twebwe turashima Imana yuko urupfu rwa Yesu rwadukijeho ibyo bimwaro, rwadukijeho uko kubeshya, rwadukijeho ibyo byaha byose byatugeza aha ho kugira ngo tube mu mwijima. Ndashima Imana cyane ku giti cyanjye ko Yesu aho hose yahankuye, yarankijije, ankura mu byaha nk'ibyo, anshyira mu mucyo we, nakira agakiza, ubu ngendera mu mucyo wa Yesu. Imana ishimwe cyane. Kuko iyo wakira agakiza ntawe uhurira n'ibi bimwaro, cyangwa ujye kubeshya upfundika utanga za ruswa ngo ibintu bitamenyekana. Reka bene data duhitemo Yesu, duhitemo kwakira agakiza, tumenye ko Yesu Kristo yanesheje. Nta kindi kintu nakubwira. Niba wowe utari wakira agakiza, va muri iri itsinda ryo kubeshya, itsinda ryo kwicisha abantu, itsinda ry'ubugome, itsinda ry'ubugambanyi, rivemo. Ahubwo ugiye mu itsinda cyangwa mu gatsiko k'abantu beza, jya muri gurupe y'abantu beza, jya muri gurupe y'abakijijwe. Reka uyu munsi wa none niba utarahitamo, njye nakugira inama yo guhitamo. Hitamo Yesu wazutse. Yesu niwe bugingo, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo. Azagufasha mu rugendo uko uri kose, naho waba wari mu gatsiko nk'akaba babicanyi, b'abagome, b'ababeshyi, ukihana, Yesu yakubabarira. Nsoreje aho bene data, ngusabye ngo uhitemo Yesu wazutse, araguha ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo n'ukuri. Imana ikugirire neza. Tuzakomeza ubutaha tuganira n'ubundi ku byiza biba mu ijambo ry'Imana. Umunsi mwiza. Nagira ngo nkubwire ko ari kumwe nanjye Jose Irumva. Ndabakunda mwese. Niba utarakora subscribe, wayikora uyu munsi. Niba ukunda kuvuga ubutumwa bwiza, ni ukuri wasangiza abandi, tukamera nk'abariya badamu bihuse vuba, bakajya kuvuga inkuru nziza y'agakiza, bakajya kuvuga inkuru za ko Yesu yazutse, bakabwira abigishwa bafite umunezero mwinshi cyane. Imana ikugirire neza. Reka dufatanye gusenga. Twibuke gusengera abarwayi, twibuke gusengera abatarakizwa, twibuke gusengera abari mu bibazo byinshi cyane, barahari, kuko Yesu ni igisubizo. Reka dusenga. Mana, turagushimye ko Yesu Kristo yatsinze urupfu. Turagushimye ko Yesu Kristo yanesheje, yarazutse. Haleluya. Ariho kandi azagaruka, natwe tuzazuka. Bazaba barapfiriye mu kwizera mu mwami, tuzazuka tubane na
mana we, haleluya. Ndagushimye mana yuko muri Yesu Kristo harimo gukira uburwayi, harimo kubohoka, harimo gusubizwa ibibazo byacu dufite bigasubizwa, ko byose Yesu Kristo yabishyize ku musaraba. Twibutse gusengera abakiri mu mwijima, bakibeshya, abakiri mu gatsiko k'ubwanzi, k'ubugambanyi, turabasabira ngo nabo bakize. Mana data igaragaze, umwuka w'Imana niwe utsinda abo bose. Ndinginze ngo umwuka w'Imana atsinde buri wese ukiri mu gatsiko k'ubugambanyi n'amagambo no gukwiza ibinyoma n'inkuru mbi no gusebanya. Ndasabye Mana ngo bose ubasanga ubakize, abaguye nabo babyutse. Mana tugirire neza, ukomeza wigaragaze. Ushimwe cyane wowe wakijije, ushimwe ubohora, ushimwe Mana yuko ugikora imirimo. Urakoze, byose mbyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Inkuru nziza reka tuyamamaze, twe gutinya kwamamaza inkuru nziza y'agakiza no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Umunsi mwiza bene data.